hahirwa uw'ibyanjye bitazagenza bite, bitazagusha. Nicyo cyigisho ngira ngo tuganirire hamwe muri uyu mwanya. Ariko aya magambo yavuzwe nande? Byari bitewe n'iki? kandi umubwire ngo ririya jambo kandi riri kongeraho ibindi bintu byavuzwe hejuru. Ubundi aya magambo aturutse he? Reka twumve intandaro y'aya magambo tugiye kuganirira hamwe. Dore ku murongo wa mbere, Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yabo. Umurongo wa kabiri, ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Umurongo wa kane, Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Gatanu, impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Gatandatu, mwe kwibagirwa n'iri ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagenza bite, bitazagusha. Turatugaruka kuri uyu murongo wa gatandatu cyane. Yohana uvugwa ahangaha muri uyu murongo ntabwo ari Yohana mwene Zebedayo, ntabwo ari Yohana intumwa wa mwene se wa Yakobo uvugwa mu butumwa bwiza. Ahubwo Yohana uvugwa ahangaha ni Yohana Umubatiza. Ni Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza niwe waje kubanziriza Yesu, niwe waje gutegura uruzinduko rwa Yesu hano mu isi yamaze mu imyaka 33 yose. Yohana yari afite umurimo ukomeye. Hari aho Yesu yigeze amuvuga ati mu babyawe n'umugore nta n'umwe uruta Yohana Umubatiza. Yohana yakoze umurimo udasanzwe mu gihe cye. Yesu Kristo nk'umwami w'ijuru n'isi waremye byose ntabwo yagombaga kuza mu isi ngo apfe kugenda mu nzira zitateguye, ahubwo hari uwagomba guharura inzira, hari uwagomba gutegura uru ruzinduko rw'umuremyi wacu hano ku isi, kandi uyu nta wundi ni Yohana mwene Zakariya. Igihe kiragera, Yohana arafungwa ajya mu nzu y'imbohe. Yohana abantu bemererwaga kumusura mu nzu y'imbohe barimo abigishwa be. Bamusanga mu nzu y'imbohe, bamubwira ibyo Yesu akora. Turi ku murongo wa kabiri. Bamubwiye ibyo Yesu yakoraga. Uyu murongo ndawutindaho gato. Abigishwa ba Yohana bakundaga Yohana cyane kuruta uko bakundaga Yesu. Bakundaga Yohana cyane, bari baramwiziritseho ku buryo nta wundi muntu bakundaga, yemwe na Yesu ubwe, cyane ko Yesu batari bamuzi cyane. Bari abigishwa ba Yohana koko niwe babanaga nawe buri munsi. Bakaba bari bazi ko Yohana yategurizaga Yesu inzira. Bibuka amagambo Yohana yavugaga kuri Yesu. Muri Yohana nibwo agaragara cyane. Yohana yigeze abona Yesu, amubona ku irembo, bagiye guhura, aramuvugaho amagambo ati, nguriye umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyo abigishwa ba Yohana bagenze bati, barabyumvise. Yohana yigeze avuga kuri Yesu ati, uwakwiriye gukuzwa nge ngacishwa bugufi. Yari yarigeze amuvugaho ati, arakomeye sinahangana no gupfundura imishumi y'inkweto ze.
bari bamuzi yuko Yohana acishwa bugufi imbere ye. Baragenda bamusanga mu nzu y'imbohe, bamubwira ibyo Yesu akora, ariko ntabwo bamubereye intumwa nziza, kuko baramubwiye batumva Yohana. Yesu wa wundi wahamyaga, Yesu wa wundi wavugaga ko akomeye, kubera ko ibyo ari gukora hanze ari gukiza abandi, akirukana abadayimoni, akazura abapfuye, agakora ibitangaza, akabohora abantu mu buryo butangaje, ariko wowe waretse byose, wabaye integuza ye kubera uko ugiye kugwa muri gereza. Byashoboka yuko uriya muntu wahamyaga utibeshye? Aho ntiwaba waribeshye ukamuvuga nk'umuntu ukomeye, nyamara ari undi muntu w'inzaduka. Yohana abyumvira mu nzu y'imbohe, gushidikanya kuza mu mutima we, atari koko ko igihe kibaye kirekire ndi muri gereza, kubera ko Yesu ntacyo abikoraho. Ariko akongera akibuka amagambo ya Yesu. Yohana niwe warabatije Yesu, kandi rya jwi ryavugiye kuri Yorodani Yohana yararyumvise, Yohana yararyibukaga. Ijwi ryavugiye mu ijuru riti, nguyu mwana wanjye nkunda kamwishimira. Iryo jwi Yohana yararyumvise, aravuga ati ibyo ari byo byose ni we. Ariko umutima ukongera ukavuga ngo si we, akiburanya mu mutima. Arangije muri Luka havuga yuko yahamagaye babiri mu bigishwa be. Muri Matayo ntabwo bavuga umubare, ariko uyu murongo wa kabiri rero tukiriho, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, Yohana atuma abigishwa be kuri Yesu, mugende mumubaze muti, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yohana yarageze mu mayira abiri. Yohana yaramaze gushidikanya ibyo yahamyaga, ntabwo yari akizera Yesu nk'uko yamuhamyaga mbere. Yarageze aho rukomeye, atangiye kwibaza ati, aho ntitwaba twaribeshye? Aho sinaba naribeshye, naravuze ibitari byo? Abigishwa ba Yohana baragenda bajya aho Yesu ari. Baragenda baramubaza bati, Yohana akudutumyeho ngo tukubaze ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Ni wowe? Yesu ndatekereza yaragize agahinda ku mutima, ukuntu yarazi Yohana, ukuntu Yohana yamuhamyaga, n'imirimo itangaje Yohana yakoze yo guteguriza Yesu. Nimwibuke ukwitanga kwa Yohana, mwibuke imyambaro ye, mwibuke ibyo kurya bye, mwibuke Yohana ahantu yabaga mu butayu ararikira abantu kwihana. Yohana nta muntu atinya, yageraga no mu ngo z'abakomeye. Muramwibuka Yohana ageze kwa Herode, nta nicyo yaziraga, ari muri gereza. Maze Yesu yumva ubutumwa buvuye kuri Yohana. Uyu ni wa wundi Yohana wavuze ngo nguyu intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu yaba akiriwe koko? Maze Yesu ntiyasubiza abigishwa ba Yohana, arabareka baricara. Nabo bategereje igisubizo, barakibura. Ahubwo Yesu amara umunsi wose ari gukora umurimo we, za ntumwa zicaye zitegereje igisubizo. Abantu bakaza, abantu bafite ubumuga bw'ingingo, abantu badashobora kugenda, abantu batumva, abantu b'ibibembe, abantu benshi bari bakeneye ubufasha kuri Yesu, bakamusanga. Bamwe bashakisha inzira mu bantu benshi, bakamugeraho. Maze bose Yesu akabakiza, Yesu akabakorera ibitangaza, bagataha bashima Imana. Bigeze nimugoroba, tugeze ku murongo wa 4, Yesu ahamagara ba bigishwa ba Yohana, abona ubwabasubiza, arababwira ati, nimugende
mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bari biriwe bumva, hari ibyo barebaga, ati mugende aba ari byo mubwira Yohana. Arangije arabakopeza. Umurongo wa 5, impumyi zirahumuka, yari yazihumuye, ibipfa amatwi birumva, yari yabizibuye amatwi kandi babireba, ababembe barakira, bose bari baje bamusanga, Yesu akabakorera ibitangaza, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Mugende ari byo mumubwira, kandi mwongeraho n'ijambo tugiye kwiga rivuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagenza bite, bitazagusha. Iryo naryo muryibuke mubimubwira. Abigishwa ba Yohana baragenda, nawe Yohana ari bati twageze kuri Yesu. Ntabwo yahise dusubiza uwo mwanya, ariko nyuma aratubwira ati ibyo twiriwe tureba n'ibyo twiriwe twumva aribyo tuza kukubwira. Atumva impumyi zirahumuka, yazihumuye tureba, ibirema byiriwe bigenda rwose tureba, byaje ari ibirema, ababembe bakize, abantu babwiye ubutumwa bwiza. Nuko Yohana, ariko ubundi nubwo ntari kwigisha ndi kubwiriza, igisubizo cya ikibazo Yohana yari yabajije Yesu, igisubizo cyari cyoroshye. Hano ndi muri kaminuza, igisubizo cyagomba kuvuga ngo niwe cyangwa siwe, ni wowe cyangwa n'undi. Byari byoroshye. Yashobora kuvuga ati mubwire ngo niwe cyangwa mubwire ngo siwe. Ariko Yesu si uko yasubije, ahubwo yasubije mu buryo buziguye, ku buryo Yohana wenyine ari bwikuriremo igisubizo. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira. Aya magambo ukuntu akurikiranye bayabwiye Yohana. Yohana ubwenge buragaruka, aho yari ari mu nzu y'imbohe. Maze umwuka wera aramwuzura, yibuka amagambo ari muri Yesaya igice cya 61. Yesaya igice cya 61. Ndabona mwaharambuye kandi mparambure. Yesaya 61. Mbabarire, umurongo wa mbere haranditse ati umwuka w'Umwami Imana ari kuri ye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingura abari mu nzu y'imbohe. Yantumye kumenyesha, mukomeze musome. Maze Yohana aya masomo nande muri Yesaya 35 yose avuga ibyo Yesu azakora ageze mu isi, asanga ari byo yiriwe akora, asanga ariyo raporo abigishwa bamuhaye. Maze Yohana aravuga ati niwe rwose. Yohana yaguye mu nzu y'imbohe, kandi Yohana abika ubugingo buhoraho. Haleluya. Uyu munsi nge namwe ndagira ngo tuzirikane ubutumwa Yesu yahaye Yohana, aribwo aduha uyu munsi ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagenza bite, bitazagusha. Hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ariko ubundi bigusha abantu ni ibiki muri iki gihe? Ibigusha abantu muri iki gihe ni ibiki, ku buryo dukwiriye kwirinda, kandi twabyirinda tukaba mu banyamahirwe. Yesu kuvuga ngo hahirwa, uwo muntu arahirwa. Umuntu Yesu avuga ngo arahirwa, abahirwa koko. Kandi ikikubwira ko ari umunyamahirwe, ababika ubugingo buhoraho. Ubu ibya Yesu bitazagusha. Ibigusha abantu ni ibiki muri iki gihe? Tuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 4. Mariko igice cya 4 umurongo wa mbere hari umugani w'umubibyi. Yesu yigishirije mu migani uriya munsi. Ku murongo wa 21 aravuga ngo indi migani. Uriya munsi rero yigishiriza mu migani, ariko nge ndibanda cyane ku murongo wa 13 aho Yesu yasobanuraga umugani w'umubibyi.
kuko yaravuze ati umubibyi yasohoye imbuto. Uyu mugani musanzwe muwuzi rwose. Abona abantu uburyo bune uriya mubibyi akibiba kubiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Hari izindi zaguye mu mahwa. Amahwa Bibiliya iravuga ngo araruka arazimira. Izindi zaguye ku kara, ahantu hatari ubutaka, kuko ubutaka atari burebure zarameze, ariko kuko nta mizi ziruma. Izindi zigwa mu butaka bwiza. Yesu arabivuga ararangiza. Abantu bari aho ntibamenye ibyo avuze, ariko abigishwa be bamusanga yiherereye, batari ko tubwira iby'uriya mugani rwose waciye. Uriya mugani usobanura ngo iki? Umurongo wa 13 arababaza ati, natangiye gusoma, mbese ko mutazi iby'uyu mugani? Indi migani yose muzayimenya mute? Indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi burya nubiba ijambo ry'Imana. Yatangiye gusobanura ko yatangiye ati umubibyi yasohoye imbuto. Ati rero umubibyi nicyo cya mbere, nubiba ijambo ry'Imana, numubwiriza. Je nawe turi ababibyi, abaragwa b'ijuru ni ababibyi. Imana ibaha umugisha. Umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva, uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. Uwo mwanya rwose batarasohoka mu rusengero bakaba babyibagiwe, nta gaciro bakibiha. Izo ni izabibwe hehe yemwe? Mu nzira. Cumi na gatandatu, n'izibibwe ku kara nabo nuko, iyo bumvise iryo jambo. Uyu mugani ndawuvuga noroheje cyane. Uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo, bakomera umwanya muto. Bakomera umwanya ungana iki? Muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Umurongo wa 16 niyo twariho na 7. Ariko kuko batagira imizi muri bo, bakomera umwanya muto. Ariko iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, y'insengero zafunzwe, iyo abantu babujijwe gusenga, iyo habayeho ingorane zibangamira uburyo abantu basanzwe basengamo, uwo mwanya birabagusha. Nangera ku ijambo mbibutse umutwe w'amagambo, hahirwa uw'ibyanjye bitazagenza bite? Bitazagusha. Uwo mwanya birabagusha. 18, abandi bagereranywa n'izibibwa mu amahwa muyumve. Abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mitima, biniga iryo jambo kiryeri. Umurongo wa 18 mwumve. Abagereranywa n'izibibwa mu amahwa. Mu mugani yabanje kuvuga ati amahwa araruka arazimira. Ari amahwa ni iki noneho? Ni amaganya y'iyi si
ni ibihendo by'ubutunzi. Noneho wamara no kubona ubutunzi ntunyurwe, ugahora wifuza n'ibindi, ukumva bitagwira rwose. Ibyo biniga iryo jambo ryabibwe ntiryera imbuto, abantu bakagwa. Ikigisho cyacu mukizirikane. Ibihendo by'ubutunzi, amaganya y'iyi si. Bavandimwe inshuti zanjye, mwari muzi ko amaganya y'iyi si ari ibimenyetso by'imperuka? Amaganya, bwa mbere Pawulo abwira Timoteyo ati abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona. Urutonde ni rurerure. Ariko Yesu ubwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 21 niho hari ibimenyetso by'imperuka. Aravuga ati mwirinde icyo gihe, mwirinde imitima yanyu ntiremererwe n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. Ivutu, umuntu ivutu nyine ni ukurya ugahaga ntumenye ko wahaze, ugakomeza ukarya ukagwa ivutu. No gusinda n'amaganya y'iyi si, n'amaganya y'iyi si. Amaganya iyo byinjiye mu mutima bigusha abantu, biniga ijambo ry'Imana ntiryera imbuto. Bene aba bantu nibo Yesu afitiye ubutumwa uyu munsi, nibo yatumyeho uyu munsi ababwira ngo kuko yabwiye abigishwa ba Yohana, mubwire Yohana ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagenza bite, bitazagusha. Ubutunzi ni ibya Yesu nyine, si ubundi ubutunzi ni ubwande, ni ubwa Yesu. Ubutunzi ni ubw'Imana. Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye muri Zaburi ya 24. Yemwe isi n'abayirimo byose ni iby'Uwiteka. Ariko iyo twamaze kubibona tubyita ibyacu. Inka zanjye, amasambu yanjye, ibintu byose byawe, kandi Imana biguhaye n'imigisha rwose, bikanaba byinshi bikagwira, ariko ugahora ubona yuko ari bikeye. Biriya biniga ijambo ry'Imana ntiryere, ntibigire icyo rimarira umutima. Biniga ijambo ry'Imana ntiryere. Umurongo wa 20 hariya turahagaruka. Kandi abageranwa n'izibwe mu butaka bwiza, aribo nifuza muri aya materaniro, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera. Ko mutavuze amen? Abo nibo bumva ijambo ry'Imana bakaryemera. Icyampa mukaba muryemeye muri uwo mwanya. Kandi abo bantu baryemeye nibo bera imbuto. Ndacyasoma. Umwe 50, undi 60, undi 100, bityo. Ubutunzi ntabwo babera igisitaza, amaganya y'isi ntababera igisitaza, ntabwo akarengane gashobora kubagusha, ntabwo amakuba ashobora kubagusha, ahubwo bera imbuto bagakomeza kubana n'Imana, bakazera kugeza mu bugingo buhoraho. Ibigusha abantu ibi tubibonye muri uyu mugani w'umubibyi. Hari undi mugani umwe ndi busome kandi nsatira kugera no ku musozo, uri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 14. Igice cya 14. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 14. Nuba mwahageze umurongo wa 15 tugiye kureba abandi banyamahirwe. Nuko umwe muri abo bicaranye basangira abyumvise aramubwira ati hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. Uyu nawe ni umunyamahirwe. Ariko muzirikane uyu mugani ugiye gukurikiraho. Nawe aramubwira ati hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye
atuma umugaragu we kubwira abararitswe ati nimuze kuko bimaze kwitegurwa. Bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima, impamvu zo kutakira irarika rya Yesu, kandi bazizana bahuje umutima. Mwumve buri wese ko yagiye avuga. Uwa mbere ati naguze umurima, kwiriye kujya kuwureba, ndakwinginze mbabarira. Ateye Yesu umugongo rwose kubera umurima we. Undi ati naguze amapfizi 10 yo guhinga, ngiye kuyagerageza, ndakwinginze mbabarira. Undi ati narongoye, nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko umugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze, maze abwira shebuja uko maze nyir'urugo ararakara, abwira umugaragu we ati sohoka vuba ujye mu nzira nini n'impo zo mu mudugudu, uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati databuja, icyo utegetse nagikoze, nyamara haracyari umwanya w'abandi. Shebuja abwira umugaragu we ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora, ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko nta muntu wo muri abo bararikwa uzarya ibyo nabiteguriye, kubera ziriya nzitwazo zitandukanye bagize. Igihe nasomaga aya magambo, narebye amagambo nakuye mu gitabo cy'ibihamya umugabane wa 3. Reka mbabwire uko nayanditse. Aravuga ati uyu mugani tumaze gusoma wo muri Luka 14 umurongo wa 16 kugeza 21 ugakomeza. Uyu mugani mutega amatwi ugaragaza neza imiterere ya benshi bavuga ko bizera ukuri kw'iki gihe. Imiterere y'abantu benshi kandi bari mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Burya nitwe twizera ukuri kw'iki gihe. Ukuri kw'iki gihe mureke nkubabwire, ni ubuturo bwera mu isano y'iminsi 2300. Buriya abantu bavuga ngo iminsi 2300 nta bandi, ni twebwe Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ubuturo bwera, kwezwa k'ubuturo bwera bigeze mu cya 844. Ibyo tubizi neza Abadiventiste, nta bandi babwiriza ubwo butumwa. Amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu, kandi guhamya kwa Yesu ni umwuka buhanuzi. Buriya butumwa nibwo bwitwa ubutumwa bw'igihe tugezemo. Nta bandi babufite uretse twe. Ariko natwe nubwo dufite ubwo butumwa, uyu mugani ugaragaza imiterere yacu. Yesu araturarika tukavuga tuti mbabarira, bitewe n'uko hari umurima naguze, hari amapfizi naguze, impamvu zikaba nyinshi. Kandi reka mbabwire bizera bahagarariye abandi benshi bo muri iyi firidi, kuno kwezi kwa kabiri Yesu arabararika ngo mumukorere kandi mu buryo budasanzwe. Ariko Imana, Yesu ubwe ababajwe cyane nuko amahwa, ibigereranwa n'amahwa biniga iryo jambo, biniga iryo rarika tirigere ku musaruro. Ugasanga izi nzitwazo zibaye nyinshi. Reka twe turi mu rusengero tuvuge ngo aho twatanze inzitwazo, Imana itubabarire. Haleluya, Imana itubabarire rwose. Inzitwazo ziveho, tuya turi indirimbo 145 tushaka urwitwazo, kuko nabazitanze ntabwo byabaguye amahoro. Mureke mwumve rero, Uwiteka yaboherereje irarika ngo bose baze basangire nawe. Erega Yesu aravuga ati mpagaze ku rugi ndagenza nti ndakomanga. Ya matangazo y'abakuru b'itorero ni irarika rya Yesu.
ya matangazo ya pasitoro n'irarika rya Yesu aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Yesu yaboherereje irarika ngo baze basangire nawe ibyo kurya by'igiciro cyinshi yabiteguriye ubwe, ariko kuri abo bantu kandi bari mu itorero ryasigaye, mu itorero ribwiriza ukuri kw'igihe tugezemo, kuri bo inyungu z'iby'isi zigaragara nk'iz'agaciro kenshi kuruta ubutunzi bwo mu ijuru. N'igitangaza, inyungu z'iby'isi zikagira agaciro kenshi kuruta ubutunzi bwa hehe bwo mu ijuru. Kandi mureke mbabwire, Yesu yagiye avuga amagambo ati nukuri ndababwira, akabisubiramo kenshi, aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we ugenze ute uzaba. Kandi ubutunzi bw'umuntu iyo abutanga mu murimo w'Imana, umutima we uba mu murimo w'Imana, kandi umutima we ukaba ku Mana, umutima we ukaba kuri Yesu ugiye kugaruka akamwitegura. Aba bantu barararikirwa kugira uruhare mu bintu bifite agaciro k'iteka, ariko amasambu yabo, amatungo yabo, inyungu zo mu miryango yabo bigaragara ko ari iby'agaciro gahanitse kurusha kumvira irarika rivuye mu ijuru, maze bikaganza buri jwi ribarehereza ku Mana. Nuko iby'isi bakabigira urwitwazo rutuma batumvira itegeko rivuye mu ijuru riti nimuze bimaze kwitegura, bikaba urwitwazo, bikaniga rya jwi. Aba bene data bari gukurikira buhumyi urugero rw'abavugwa muri uyu mugani. Hano ngiye kuhasoma nitonze mwumve. Bareba iby'isi batunze, bareba iby'isi bagenze bate batunze, bakavuga bati oya, niko ndi gusoma, oya Uwiteka we, ntabwo mbasha kugukurikira rwose, ndagusabye unyihanganiye. Bareba iby'isi batunze bakagereranya n'irarika ribabwira ngo babikoreshe mu murimo w'Imana, maze bagahitamo nabi, bakavuga bati Uwiteka we, ntabwo mbasha kugukurikira, mbabarira, ndagusabye unyihanganiye. Bihamya byitoro umuzingo wa 3,404 kuri iyo paje. Bavandimwe inshuti zanyu, reka inzitwazo zose Satani ashobora kuzana zitsindwe mu izina rya Yesu. Ahubwo muri uyu mwanya twibuke amagambo turi kwiga avuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagenza bite, bitazagusha. Kuko ibyo dutunze si ibyacu, mureke mbabwire, ntabwo ari ibyacu rwose, ahubwo ni iby'Imana, ni iby'Imana. Iyo wahinze bikera, ujya uvuga uti Imana watanze imvura n'izuba mu gihe gikwiriye, imyaka iramera, none ireze, ahasigaye Imana habwa icyubahiro. Nyigisha kukubahisha ibi bintu. Nushake uhamagara abadiyakoni, nta tangazo ryabaye, uhamagara abakuru b'itorero ati nguyu umurimo wanjye Imana yangiriye ubuntu, byose yarabimpaye, ariko kimwe ni icy'Uwiteka. Baze batera intambwe, umugabane w'Uwiteka uboneke, biriya bisigaye bihabwa imigisha. Burya ngo iyo twakuyemo kimwe, ibisigaye birahirwa, ariko iyo tubikoresheje byose aba ari umuvumo. Icyo rwose ni ukuri. Bavandimwe inshuti zanyu, igihe kirageze ngo twibuke amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Kristo Yesu yenda kugaruka. Utabyumvira no mu rusengero, yabyumvira ahamukikije, yabyumvira ku maradiyo, yabyumvira aho ariho hose. Ibintu by'inzaduka
biragenda bibaho bitubigeraho mu maso yacu kandi tubireba. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko Yesu yenda kugaruka. Muri uyu mwanya arandarika, arakurarika ngo twakire irarika ryo gusangira nawe, ryo kumwegurira byose, ahasigaye tukazishimana nawe. Reka muri uyu mwanya inzitwazo zose ziburizwemo, ahubwo twemere gusanga Yesu, dusangire nawe. Mwene data yadusomeye, ndabona bageze hanze menya ari irindi teraniro. Reka soma ayo magambo yo mu Baheburayo dusatira gusoza. Abaheburayo igice cya 10, ngenda hera ku murongo wa 32. Ariko mwibuke iminsi ya kera, mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi, mumaze kuvirwa n'umucyo, mumaze kuvirwa n'umucyo, uburyo mwitangaga, uburyo mwubakaga insengero, uburyo mwafashaga abakene, uburyo mwihanganiraga imibabaro, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Ndagira ngo ku murongo wa 33 handitse, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Mwibuke iminsi ya kera. Ubu abantu muri iki gihe barakwepa. Yesu, Imana iravuga iti barayembayembye ndababura, barayembayembye ndababura. Umukecuru umwe yari umukecuru nkomeze aha ngaha, numvaga nshaka kwideplasa gusa ngo mvuge ndi kugenda. Yari umukecuru w'umukene, umukecuru w'umukene pe. Nawe wibaze umukecuru utarambaraga inkweto, ibirato inkweto zo kwambara, ariko aza mu rusengero. Twakwibaza ngo abayobozi b'iryo torero bakoraga iki kugeza aho umwizera wabo atagira inkweto zo kwambara. Ariko mwumva inkuru ndayirangiza, byabaye umwaka ushize. Twavuguraga ibirunda ahantu, nuko uwo mukecuru wabaga mu nzu mbi, inzu ushobora kuba uri mu nzu ukabara inyenyeri ziriho zose, ni ukuvuga ko yanyagirirwagamo. Yabaga mu nzu n'izuba rikaba ryamugeraho. Murumva ko yarabayeho nabi rwose. Umunsi umwe umukecuru azanira umubitsi 1/10, ibihumbi 42. 40 na bingahe? Na 2. Twabwira ibyabaye mu kwezi kwa 4 umwaka ushize. Ibihumbi 42. Umubitsi aramureba uko agenda, nta nkweto yambaye nuko amuzi niwe. Aravuga ati uyu mukecuru aya mafaranga ni icya-10 koko? Arareba, akareba kuri bitora yandikira ibihumbi 10, akareba abandi yandikira 20 bagenda mu modoka. Abona umukecuru azanye 42. Aravuga ati ntabwo ndi umwandikire resi. Ashobora kuba hari umuntu umugira neza wayamuzaniye, kubera atazi kubara yose akaba yazanye mu rusengero. Yanga kumwandikira resi. Arangije umukecuru ati kutampaye resi? Ati ndayikuzanira. Ati mbo umukecuru aravuga ati nashaka yizane cyangwa rorere, icyo nzi cyo nuko natanze icya-10. Yandike cyangwa agenza ati arorere. Ubwo mukurikire neza, umubitsi ahamagara abakuru b'itoro 8 b'iryo torero. Uko ari 8 bose baraza. Ati nageragejwe, uriya mukecuru nyina naka muramuzi,
anzaniye icya 10 cy'ibihumbi 42. None mubwire mbyandike cyangwa ne kubyandika? Abakuru b'itorero bati buretse kwandika, nimugoroba turajya kumusura tumuganirize tumenye niba yibeshye cyangwa atibeshye. Ariko uko bigaragara bararebaga bagasanga bidashoboka rwose. Umuntu wo mu Rwanda kino gihe unyagirirwa mu nzu, uri ahantu yihishe, utambara n'inkweto, akazana icya 10 cya 42. Batashye wa mukecuru aragenda ati ntaresi yanjye. Nawe uribaza umubitsi yagerageje, umubitsi ko atananiwe kwandika, umubitsi ko ataguze ikaramu, arakomeza kumurimanganya ngo ndayiguha, ubundi habuze iki? Ntiyamusubiza amafaranga kandi ntiyamuharisa. Ati turagusura mu rugo nimugoroba. Nimugoroba amateraniro yarangiye, bavuye imuhira, uko ari 8 abakuru b'itorero n'umubitsi wa 9 bajya kwa mukecuru. Bahageze bati mukecuru rero katukubwiza ukuri, twanze kukwandikira resi kuko twibwiye yuko ushobora kuba wibeshye kwa aya mafaranga atari inyungu wabonye. Ati bana bamureke mbabwire uko byabaye. Hari umuntu w'umugira neza yaraje agira hano iwanjye, nta nubwo muzi rwose pe, ni umugira neza. Areba inzu yanjye, areba ukuntu ndi kuyinyagirirwamo, ansigira ibihumbi 420 ngo nzasakare inzu. Haleluya. Ansigira 420 byo kugura amabati yo gusakara kano kazu kanjye. Ati none kumugira ngo sinzi kubara 420 kimwe mu 10 nangahe, ni 40 na bingahe, na 2 birumvikana. Umubitsi ajya yandika, arandika resi aramuhereza. Ariko bakuru b'itorero Imana ibaha umugisha, ako kanya bakora inama idasanzwe, basiga mukecuru mu nzu, bajya hanze, baravuga bati uyu mukecuru aturushije gukiranuka, mu gihe yabereyeho nta nkweto agira, ntabwo twamuguriye inkweto zo kwambara. Mu gihe yabereyeho anyagirirwa mu nzu, ntabwo twamuguriye amabati. Mu gihe yabereyeho afite ibibazo, ntabwo twamenye niba yaburaye, ntitwamenye niba yabwiriwe. Noneho kugira ngo arakarire itorero, atuzaniye kimwe mu 10 kingana gutya. Abakuru b'itorero bajya inama bati umva Edizo, wowe turakuzi, zana ibihumbi 100. Umva mukuru w'itorero we, nawe zana 80. Bano bakuru b'itorero bari imbere bose, uko ari 8 bari mu nama n'umubitsi arimo, bakontribuwa amafaranga ako kanya kandi barayabona agera ku 500. Maze baragenda babwira mukecuru batumva mukecuru, inama irarangiye, twari turimo, waturushe gukiranuka, warakoze, twaguhaye resi rwose, Imana iguha umugisha, kandi natwe watwigishije. None muri bya 420 wakuyemo 42 bya kimwe mu 10, asigaye genda ugura utwenda two kwambara, uje mu isoko nk'abandi ugura agaceri, wumve ko Uwiteka agira neza. Ahasigaye natwe ngaya amafaranga tumaze kuyakotiza yo gusakara, nta nubwo tuzasakara gusa, ahubwo tuzashyiramo sima. Haleluya. Harya ukimara kumva ibyo wibutse irihe somo? Gutanga bizana imigisha kuruta ugenza ute? Harya ubundi iyo umugira neza muzanira 420 byose agasakara, yari gukomeza kubaho nta myambaro agira, yari gukomeza kubaho nta byo kurya agira, yari gukomeza kubaho nta nshuti agira. Ariko noneho aratinyuka bizana n'imigisha, Imana ihabwa icyubahiro. Bavandimwe, hari igihe twiyima imigisha bitewe n'ubugugu, bitewe no kugundira. N'uwari kugusabira ntumubone, n'uwari kugusabira umugisha n'umwana urwaye ukumva urahumurijwe ntumubone. Bavandimwe, mureke dutere intambwe,
aho twakiraniwe hose, ndabisubiramo, Imana ihatubabarire, ahasigaye ibitugusha byose biveho, twemere dusangire na Yesu. Kansoma amasomo asoza. 35. Nuko rero kimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. 37. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, burya abasubira inyuma bazarimbuka. Hahirwa ibyanjye bitazagusha, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Bene data, bashiki banjye mu itorero rya kaminuza n'abandi mwaje kuhasengera, uyu mwanya iyi mbuto ibibwe ze kuba zazindi zabibwe mu nzira ngo tuzibagirwe tukiri aha ngaha, ze kuba zazindi zabibwe mu mahwa, ubutunzi ngo buze tubushyiraho umutima twange gukurikira Yesu, ze kuba zazindi zabibwe ku kara ngo yenda akarengane kwaka uburenganzira utekereza wari ufite bikubuze gukurikira Yesu. Ahubwo ndabasabira mwese ngo zibwe mu butaka bwiza, kugira ngo ubwo Imana yaduhaye urusengero tukaba turusengeramo, bye kuba gupfa kumva gusa twishuka, ahubwo dukora ibyo Imana ishaka.